yemwe bagenzi mujya iwacu aho dusigarirwa kugera muri aho, yemwe abagikomeje urugendo muri aho, mbese muracyari abasirikari nyabasirikari, mbese muracyari abasirikari nyabasirikari, mbese imyambaro y'urugamba muracyayambaye. Nimwambare nimukwete, nikwambare dukwete dusiganirwe kugera iwacu. Haleluya. Dushimye iyera yo yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege akaza muri twebwe akemera kubana natwe. Haleluya. Ni urugendo rukomeye, n'urugendo ruruhije, ariko ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa kandi niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya. Ibyo yasezeranije ba bandi batubanzirije kuva kera isi kiremwa kugeza n'uyu munsi n'abazadukurikiraho niba Kristo atinze kuvuza impanda, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo abo bose nubwo bagiye hari ahantu bakidutegerereje, ntibarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo baraturindiriye kugira ngo turaganwe igihugu. Haleluya. Njyewe nawe ntabwo tubatindije, nyamara bo baramaze gukorera ingororano zabo. Ubwo impanda z'umwami wacu Yesu Kristo zizavuga, abazaba bakiriho n'abazaba barasinziriye twese tuzamwitaho. Haleluya. Uzaba yarakijijwe, yaratunganyije byose, uzaba yaririze byose, n'uzaba ataririze, izo manda zose twese tuzazumva. Haleluya. Kuko tuzitaba uzaba duhamagaye, kandi buri muntu wese azumva izina rye, kandi azumva iyo manda, namara kuyumva azajya kugororerwa na sebuja. Haleluya. Kuko buri muntu wese afite sebuja uzamuhemba. Muririmbyi nkunda cyane yuzuye umwuka aririmba ngo waba wararuhiye iki, waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu Kristo wakubambiwe, waba wararuhiye iki. Buriya nyakunda kubwira abantu, cyangwa nanjye nkibwira ngavuga ngo ariko se umwanya tuba twaje aha ngaha ugenda uhindagurika ko usinzira bakubangamira ngo kanguka, hanyuma umva warushya umugongo, ariko ukaba utari guharanira gusingira Kristo cyaguteganirije, waba uri kuruhira iki? Haleluya. Turasabwa kuba umwanya duhamagariwe wo kuba turimo, nubwo abagenzi benshi aho bahamagariwe bakagabirwa umurimo bagasigirwa mu murimo batagihari, ahubwo bahora mu ruzerero, bahora mu kwiyobagiza, bahora ku musozi w'ishidikanyamana, bahora ku musozi wa ndabirambiwe iby'urugendo, ariko Kristo uko ari mbere na mbere n'umunsi ni kwakira. Haleluya. Yesu Kristo ntakangwa n'ibya viziyo, icyampa buri muntu wese akagira viziyo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Wasengaga rimwe agashaka gusenga inshuro 5, wasabaga kubana na Mwuka Wera, cyangwa wasabaga kureba mu biganza by'ishobora byose, ahubwo agashaka kureba mu maso y'isumba byose. Haleluya. Kuko mu maso y'isumba byose niho haboneka imbabazi. Haleluya. Niho haboneka ijisho ryiza ry'impuhwe, ariko abagenzi muri ino minsi bari gushaka kureba mu biganza by'Imana gusa. Mwese mu biganza by'Imana ngo mpereza.
ariko igifite agaciro ni mu maso y'Isumba byose. Mu maso y'Isumba byose iyo Kristo akurebanye ijisho ry'imbabazi arakubwira ngo mwana wanje nakwemeye kandi mubikiye ubugingo. Haleluya, Amen. ariko abagenzi benshi muri minsi baheze mu rugabangabo, barahura n'intambara bagahura n'ibigeragezo ugasanga babivuyemo. Kandi ntabwo Kristo yigira asezeranya bamukurikiye, ntabwo yasezeranya abo yahamagaye yuko bagiye kuba mu mahoro ya, kuko Satani akimara kumanuka, akimara gucibwa, ijwi ryamugiye mu ijuru ngo wajuru we ngo niwishime, ngo kuko umwanzi wahoraga kureka ngo aciwe ajugunywe mu isi, ngo nawe wasengugushira ishyano, ngo kuko umwanzi akumanukiye afite umuntu nyamwinshi. None se wagize ngo ntabwo yaje kuyobya intore? Kristo yaje gushaka intama yari izimiye, ariko Satani yaje kuziyobya. Nota amaso muri tamba ryawe, kubera yuko ufite ukurwanya kandi ufite umurezi. Iyi si umubi ndetse n'umubiri, iyo byose ni ibyaje kuturwanya. Haleluya, Amen. ni ibyaje kuturwanya kandi bifite imbaraga zikomeye. Watwigisha niba yatubwiye ngo dukirana n'ibidafite inyama n'amaraso, ngo dukirana n'imyuka mibi, niyo turwana nayo. Kandi n'izangabo zaciwe mu ijuru ziramanuka, zimwe zishyika mu isi zimanukana mu isi, ngo izindi zihera mu kirere, arizo ngabo z'Abamedi n'Abaperesi. Izo ngabo z'Abamedi n'Abaperesi ziba mu kirere nizo zitangira ya masengesho y'intege nkeya, ya masengesho ari nk'ibitotsi, ya masengesho arimo guhondobera. Nshobora kuvuga ngo mana ndagushimye ko wandize, ugahita usinzira. Wajya kuvuga ibindi ukabivuga mu buryo bucuramye. Ibyo ni ibitunga zirangabo z'Abamedi n'Abaperesi. Bene data bavandimwe, hano mu isi twarahagurukiwe, mu kirere twarahagurukiwe, n'imibiri yacu nayo iraduhagurukiye. Abo dukorana uyu murimo abo tugendana nabo baraduhagurukiye. Sigaye ndi kubwira abantu nkabwira nti burakeye batubone, burakeye batubone. Byo wakoreraga mu rwihisho biraje bijye ku karubanda. Yahunda kubwira abantu ngo Satani ahereje umutwaro ku mutwe, amuhereza no mu maboko yose, kugira ngo agende aringaniye hose bamubone. Yesu natubwire neza. Uyu munsi wa none cyangwa muri no bisi nasobanukiwe ijambo rimbwira ngo twajyaga tubwira abantu ngo mu madini yose harimo umugeni. Niko mubyemera? Mu madini yose harimo umugeni. Umugeni arimo ra? Umugeni arimo mu madini yose. Ya njye bisobanukiye kuba rero, kubera ko ubundi ngo ndi kurushaho gushaka gusingira Kristo, nibwo ndi kurushaho gukizwa. Ndi kubwira abantu ubundi ngo ndi gushaka gukizwa bundi bushyashya, kubera yuko hari ibyo ndi kurushaho kugenda gusobanukirwa. Umuntu udahamya Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nta juru afite. Iryo dini niba rihari ritemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nta bugingo azava hehe? Niba wewe warasobanukiwe ukamenya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, bibwira abandi bose nabo bahinduke, nibashake baguci. Yeba we, hey. Bagiye ngo narasobanukiwe. Wasobanukiwe iki? Niba warasobanukiwe udasobanurira abandi, yewe we, tubashijwe byinshi. Tubashijwe byinshi, iyi nzira mwayije ngo mwizanye, ariko n'urusyo mwikoresha, n'umutwaro uremereje. Cyagiye muri ushize baratubwiye ngo niba uri no guhinga atura ko Yesu Kristo ari umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe, n'abandi bamenyesha inzira, nibashaka bakumve cyangwa we kutakumva, kuko icyo usabwa gukora ni ukuvuga, gukora ni ukwimana na Mwuka Wera. We ntabwo ushinzwe kwemeza abantu,
icyo ushinzwe no kugira gute no kuvuga. Haleluya. Ijambo mfite sigaye iminota 7 n'amasegonda 55. Ijambo mfite ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo kurinda inyubako. Kurinda inyubako. Haleluya. Kurinda inyubako. Inyubako yawe yirebe neza uburyo irimbishijwe. Reba inyubako yawe uburyo aho wayubatse hari. Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 27. Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 27 twumva ko bavuga ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Haleluya. Iki ni igihe Yesu Kristo w'i Nazareti yavugaga iby'inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku mucanga. Haleluya. Imvura iragwa, umuyaga urahuha, imivu iratemba, hanyuma ngo byikubita kuri iyo nzu. Bene data bavandimwe, bagenzi, muvuga yuko muri kujya mu bwami bwa data bwateguwe kuva isi ikiremwa. Inyubako yawe yubatse he? Ikizakugaragariza neza ikizakugaragariza neza yuko inyubako yawe yubatse ku rutare n'igihe uzaba uhura n'ibibazo n'ibigeragezo n'intambara, uzahura n'ibyago n'amakuba, wari ufite kugambirira kuguma mu bya Kristo neza. Ntucike intege, ntusuzugure Kristo ko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibintu suko birakomera, birakomeye ibyo bintu. Haleluya. Ibintu biroroshye gukomeza ukagumana kwizera k'umwimerere, ugakomeza ibyiringiro, ugakomeza kurindira, ugakomeza kwihangana, ukambara ubusa ukihangana, ugatukwa ukihangana, ukabura ibyo kurya ukihangana, bakakuvuga ukihangana kugira ngo inyubako yawe ibikomeye. Ariko nuramuka ibyo bintu byose bikugezeho, warwara cyangwa warwaza, ukivovota ukitotomba, ukavanga noneho ngo n'Imana yarakuretse, ngo n'Imana ntayiriho, ngo noneho ngo wisabiye gupfa, ngo icyagusigaje ngo ni ikihe, ngo ese washigarijwe iki, ngo kubera atari igihe wagiye, uzamenye neza yuko inzu yawe yubatse ku mucanga. Umenye neza yuko uwo muyaga n'imvura byamaze kuyihirika, nta na fondasiyo nta n'ibuye na rimwe ryasigaye, kubera yuko wamaze gufata Yesu Kristo w'i Nazareti, wa wundi wavuye mu ijuru akaza muri twebwe, akemera gupfa urupfu jewe nawe twari kuzapfa. Wamaze kumutesha agaciro, wamaze kumufata nk'udashoboye, wamaze kumufata ndetse nk'utagifite agaciro mu buzima bwawe. Menya ko inyubako yawe yasenyutse. Bene data bavandimwe, muri uru rugendo turimo, muri iki kibuga twisanzemo, tutazi uko cyaharuwe, kuko abagiharuye baramutse baje bakasanga ubwo turi kwitwara, uburyo ducumuzwa n'ibijumba, tugacumuzwa n'ibitoki, tugacumuzwa n'ibigori, tugacumuzwa n'abantu baturemeye inzira mu buhinge, twahanyura tukitotomba, tugatukana, tugashaka n'amahwa, tugashinga nko mu butaka akazamuka, ngo uzahanyura ngo azakandagiremo. Ntabwo tukiri abagenzi tujya iwacu mu rurembo rwa Yerusalemu.
ibyo byamaze kudutandukanya n'urukundo rujya iwacu, rwamaze kudutandukanya n'abagenzi bajya mu rurembo rwera. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ushaka kunkurikira, ushaka gukurikira Yesu Kristo, ngo niyiyange, yikorere umusaraba, asige byose, bya bindi byamuremeraga, bya bindi byamutwazaga igitugu, ngo hanyuma ngo yemera mu mwigishwa wa Kristo. Haleluya. Umwigishwa wa Kristo ukajyana imirima, ukajyana umugabo, ukajyana umugore, ukajyana abantu. Buriya nyamunda gutekereza ku byabariya abagabo batigize bashaka. Kudashaka nta bisitaza byari kuzazamo, ariko twebwe twashatse, twebwe nta Mana yaje tubwire ngo dushaka, ni amahitamo yacu. Kubw'ayo mahitamo twahisemo rero turasabwa gukiranuka ku gato na kanini. Haleluya. Hey, hayaya, ngo umugabo ngo byagenze gutya, ngo umwana byagenze gutya. Kiranuka. Batubwiye ngo ibi byose ni ukwirira. Erega buriya umwanzi w'umuntu azaba mu rugo. Inkoni Yesu Imana irwanirira Abisirayeli, yagiye yimura abanzi ikabakura ku gasozi ikabajyana ku kandi, ariko igasigaza n'abandi bandi baza gukosora. Igihe Abisirayeli bamaze gutana, igihe Abisirayeli bamaze kuva mu byizerwa, ikohereza andi maboko, ikohereza kandi gahoro kakaza kakabanyaga. Ese wowe wereye imbuto umugabo wawe, wereye imbuto umugore wawe, wereye imbuto abana bawe, byanga kugenda neza. Niba bitaranagenda neza, kuma ku gicaniro, ugume mu birindiro. Uko byamera kose gutabarwa kuracyahari. Gutabarwa kwacu kuratwegereye kuruta igihe twizereye, ndetse n'agakiza karaje kaje gukiza abo bantu. Haleluya. Amina. Ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese abere maso ubugingo bwe. Niba utabereye maso ubugingo bwawe, nanjye simbere maso ubugingo bwawe, simbere maso uyu murimo dukora, tukizirikana twebwe ubwacu ntaho turi kujya. Bene data, tuzagire hariya hantu ubwami twateguriwe. Turasabwa imirimo, turasabwa imirimo, turasabwa kwihuta cyane, turasabwa gukora cyane. Ibyo byose turasabwa kugira ngo tubirenge. Nitumara kubirenga dusingire Kristo. Yesu natugereza. Ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese arebe inyubako ye, inyubako ye uko yubatse, inyubako ye uko iteye. Namara kuyitegereza neza, abwira Imana ngo noneho Mana, ongera unyubake bundi bushyashya, ongera unyubake bundi bushyashya, kuko ndarebye nsanga inyubako yanjye yari yarasenyutse. Ndarebye nsanga inyubako yanjye yarongeye yaramezeho ibyatsi. Ndebye inyubako yanjye itagifite amasuku. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbese nimuzi yuko imibiri yacu cyangwa imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Uwiteka kuri muri twe. Urusengero rugomba guhora rwejejwe, urusengero rugomba guhora rufite isuku, urusengero rugomba guhora ruteguwe neza, kuko iyo urusengero rwateguwe nabi, Umwuka Wera arigendera. Hari abantu muri iyo minsi Umwuka Wera yamaze kwigendera. Nubwo abantu ushobora kubabona bahimbaza bikagenda, ukabona bavuga biragenda, ariko Umwuka Wera bamaze kumutera umugongo. Kandi ijambo ry'Imana ngo mu gihe uzaba utagifite urukundo, uzamenye ko uwo Mwuka Wera yagiye. Urukundo ni urufunguzo, urukundo ni inkingi ituganisha kuri Kristo Yesu. Haleluya. Kadusozereze mu ijambo ry'Imana riboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 20
na kabiri n'umurongo wa 5. Teka kwa kabiri ibice 22 n'umurongo wa 5 twumva uko atubwira. Aratubwira ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo, kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora cyo wese ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka. Haleluya. Yesu natugire neza, adushoboze gukiranuka muri iki gihe cya none no mu gihe kiri imbere. Adushoboze gukiranuka mu gihe tugeze mu bihe birushya, yabindi Pawulo yavuze yandikira Timoteyo amubwira iby'iminsi y'imperuka uko ibihe bizaba bimeze. Yesu adushoboze muri iki gihe turi kumva inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko nitwumva ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu benshi bubatse ku bana b'abantu, abantu benshi bubatse ku by'abapasiteri, bubatse ku by'ababishopu, bubatse ku by'abaregionari, aho kubaka ku ijambo rya nyir'ijambo. Haleluya. Turasabwa kugira ngo tugumane umwimerere nk'uwo twahamagariwemo. Yesu natugire neza. Nabibutsaga nanjye niyibutsa babwira ngo menye inyubako yawe uko irimbishije, umenye kandi aho wayubatse uko hameze, kandi shoze mubwira ngo wongere wibuke uko wagendaga, wibuke mu myambarire yawe, wibuke imisokoreze yawe, wibuke imivugire yawe, utekereze neza niba ukiri icyitegererezo mu mudugudu aho ugenda, mu byo uvuga, mu byo ukora. Witegereze neza niba ugifite urukundo, nureba ugasanga inyubako yawe yarasenywe muri ibyo bintu byinshi, ukareba ugasanga inyubako yawe yarajeho ibinani, wongere usaba Imana kugira ngo yongere kubake bundi bushyashya. Kandi Kristo nicyo cyamuzanye, yaje kubaka ibitari byubakitse. Haleluya. Kandi Kristo yaje gushyiraho ibitari biriho, kandi yaje gukomeza ibitari bikomeye. Yesu natugire neza. Data wa twese, muremyi w'ijuru n'isi, mutanga bugingo, wewe wavuye mu ijuru ugasiga iso, ugasiga abamarayika, ugasiga abakerubi, ugasiga abaserafi, ugasiga abakuru n'ibizima muri cya gitaramo, ukemera kuza kubana natwe, ukemera kuza ukajya ku musaraba uteye isoni, ukemera kubumbura kiriya gitabo yagifatanishije ibimenyetso bikomeye. Ndetse Yohana yimwiyerekwa yarabyitegereje, amaze kubyitegereza habuze ubumbura igitabo ngo atangira kurira, ngo arizwa nuko hatabonetse umuntu n'umwe wo kubumbura icyo gitabo. Ngo ariko wowe Kristo uravuga ngo Yohana, Yohana ngo wirira, ngo dore wowe Kristo intare yo mu muryango wa Dawidi, ngo urahagurutse ngo ubumbure ikimenyetso, wabumbure igitabo. Mwami warakoze Kristo, warakoze Mwami kutugira abana tutari abana, warakoze Mwami kutugira ubwoko tutari ubwoko, warakoze kutwitangira urupfu dukwiriye gupfa. Rero Kristo dushoboze kuri nista Mwami ijambo ryawe, inyubako zacu Mwami icyo watubujije, kugira ngo Data wa twese inyubako zacu zirusheho kugubamo na Mwuka Wera. Mwuka Wera we muri twebwe tugwiriye. Yewe Yesu, herekeza iri jambo ryawe imitima y'ubwoko bwawe bungana bucya, kandi Uwiteka urusheho gusobanurira buri wese Mwami ibyamugirira umumaro, kandi ijambo ryawe rirusheho kwera imbuto zikwiriye, kandi zigumeho, kandi ziryohere abagenzi, kandi ziryohere Mwami buri muntu wese, kugira ngo Data wa twese ajye asoroma kandi aryoherwe. Yewe Yesu we, imbuto zawe Mwami Yesu Kristo uzirinde mu bwoko bwawe, kuko hari abantu benshi Mwami bagiye guhagurutsa Mwami ibiti n'amabuye Mwami bateramo kugira ngo zihunguke. Ariko Uwiteka avuze yuko uzarinda ijambo ryawe, ukarinda n'uwo waribwiye, kugira ngo usohoze Mwami icyo wavuze n'icyo wagambiriye.
rero data wa twese turindire muri buno butayu butagira amazi n'ibyo kurya, turindire muri buno butayu mwami Yesu Kristo ubuze mw'abagabo nyabagabo wo guhamya ibyawe. Yesu rinda ijambo ryawe kandi urinde n'uwo waribwiye. Dore benshi mwami Yesu Kristo wabivuyemo, dore benshi mwami barananiwe, mwami bararambaraye, ariko papa ndi wowe nyir'umurimo, wowe wawutangije kandi ukazanawusohoza. Gera kuri buri muntu wese rero, wongere umwubake bundi bushyashya kandi umukomeze Kristo, uhagarike amajwi yose abihebesha, baraga za Satani, baraga z'abakonikoni, utware bw'umwijima bwose turabutesha agaciro muri rugendo mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka we, muri rugendo turahitsemo Imana na Mwana na Mwuka Wera bakomeze kugendana natwe kandi badushoboze mu rugendo, dusenge tuko tubyizeye mu butware bwa Yesu Kristo wanesheje